Umunyamakuru Paul Rutikanga wa Televiziyo y'u Rwanda yakoze ubukwe n'umukunzi we Caroline. Ni mu gihe benshi bari bazi ko ari umugabo wa Mukamabano Gloria, umunyamakuru bakorana kuri RBA mu itangazamakuru, aho bavuga amakuru, basoma amakuru, cyane cyane mu gihe cya nimugoroba. Byose rero nibyo tugiye kubirebera hamwe, uko bashwanye na Mukamabano Gloria cyangwa umubano bari bafitanye, niba ari umugore n'umugabo, byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Mbere yuko rero dutangira, muhaye ikaze, kandi icyo musaba ni kimwe gusa, ni ugukora subscribe, ubundi tukabana muri iki kiganiro kugeza gisoje. Urakoze cyane. Kuri uyu wa gatanu tariki 29 Kanama, umunyamakuru Paul Rutikanga yasabye ndetse anasezerana imbere y'Imana umukunzi we cyangwa umugore we Uwera Caroline. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko basezeranye imbere y'amategeko tariki ya 26 Kanama 2025. Nyamara kandi Paul Rutikanga muri Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025 ubwo yasabye Uwase Caroline ko yamubera umufasha cyangwa yamubera umugore, na Caroline ntiyazuyaje kubyemera, yarabyemeye, dore ko bari bafitanye urukundo cyangwa urukundo rwabo rwagurumanaga hagati yabo, barakundanaga, ntabwo yamugoye abyanga, yarabyemeye, amwemerera kumubera umugore. Ni muri urwo rwego rero Paul Rutikanga yahise yambambaranya, ahita atangira gupanga umushinga we na Caroline wo kubana. Ubwo muri Gicurasi 2025 hajyaga amafoto hanze ya Paul Rutikanga n'umukunzi we Uwera Caroline basezeranye imbere y'amategeko. Benshi batangiye kwibaza se yakoze divorce na Mukamabano Gloria, umunyamakuru bakorana. Benshi bazi ko ari umuryango cyangwa ari umugore n'umugabo cyangwa bakaba bari inshuti, ahubwo ari wenda bari kubana. Rero benshi babyibajijeho, ariko Paul Rutikanga yari umusore, ahubwo bahuriye mu kazi, ku mubano wabo no guhuriza mu kazi bagahuza, byaje gutuma benshi batekereza ko yaba ari umugore n'umugabo cyangwa baba bafitanye ubundi bushuti butari uko bose ari abanyamakuru. Kandi burya Gloria Mukamabano ntabwo akiri inkumi yo kuba yari kuba ateretana na Paul Rutikanga, kuko ni umudamu, ni umugore w'umugabo witwa Dr. Muyombano Emmy, bashakanye mu mwaka wa 2013. Kuri ubu rero ni umugore n'umugabo. Rero urumva ko ntaho bihuriye n'ibivugwa yuko yaba yarakatiwe na Paul Rutikanga akishakira undi, ahubwo kariya nakazi bahuriragamo ko gukorana nk'umunyamakuru. Rero uguhuza kwa Paul Rutikanga na Mukamabano Gloria niko kwatumye benshi bashobora kuba batekereza ko ari umugore n'umugabo cyangwa ari abafiance, ariko siko biri, ahubwo Paul Rutikanga ubu ngubu nibwo yabaye umugabo, naho mu myaka ishize yakoranaga na Gloria Mukamabano yari akiri umusore, nyamara Gloria Mukamabano we yari umudamu ufite n'umugabo ndetse n'abana. Rero kuri iyi tariki nibwo Paul Rutikanga yakoze ubukwe, buba ubukwe bwiza bw'igitangaza, dore ko bwitabiriwe n'abanyamakuru, cyane cyane abo bakorana mu kigo cy'itangazamakuru RBA. Ni ibirori byitabiriwe rero n'abantu batandukanye, harimo abo bakorana ndetse n'imiryango n'inshuti, bose babwitabiriye. Paul Rutikanga yamenyekanye kuri Televiziyo y'u Rwanda asoma amakuru, cyane cyane aya nimugoroba, kandi nanone yongeye kumenyekana cyane ubwo yakoranaga na Gloria Mukamabano. Benshi batekerezaga ko ari couple, aribyo nasobanuye hejuru yuko batari couple, ahubwo bari bahujwe n'akazi, yewe baje no gukundwa n'abantu benshi, kuko hari abagiraga ngo ni umuryango barakundana, dore ko abantu benshi iyo babonye nk'umuntu umugabo n'umugore bakorana buzuzanya, benshi hari igihe bakeka ko yaba ari umugore n'umugabo. Rero kukuzuzanya kwabo mu biganiro bafatanyaga nibyo byatumye benshi batekereza ko baba bari mu rukundo. Paul Rutikanga rero yakoreye imirimo yo ku mateleviziyo atandukanye, harimo Cloud TV muri 2016, yaravuye yerekeza kuri TV10 muri 2017. Ubwo yahavaga yaje kwerekeza ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, niho yakomeje gukorera, gusa nyuma yaje kujya mu Bushinwa aho yari agiye gukomereza amasomo ye ya masters. Ubwo yasozaga yongeye kugaruka mu Rwanda nanone, kandi mu Gushyingo 2024 yaje kugirwa umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa muri RBA. Kuri ubu ni umunyamakuru muri RBA.
Paul Rutikanga rero n'umukunzi we biyemeje kandi babyereka imiryango n'inshuti ndetse babishyira no mu mategeko, babyemeranya no mu mategeko yuko bagiye kuba umugore n'umugabo. Reka tubashyigikire kandi tubabwire ngo urugo rwiza, Imana izakomeze ibane nabo kandi izabahe guhirwa muri byose. Reka iyi nkuru tuyisoreze ahangaha, ntabwo nasoza nakubwiye ngo duhure muri komenti umbwire nawe icyo watekerezaga kuri Paul Rutikanga ndetse na Gloria Mukamabano ndetse n'ubukwe bwe bwabaye. Reka duhure muri komenti umbwire nawe uko wabibonye. Mwakoze cyane mwebwe mwese twabanye, ntabwo nagenda nanone nongeye kugusaba niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ntiwibagire gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byose binyura hano. Mwibutsa ko ibiganiro biryoshye kandi bisukuye nta handi wabisanga uretse kuri Aniza TV Show. Ndabashimiye.